Poxa! Yes, Thiago! Cadê me deixar? Charro! Acabou sempre. Oi, Thiago, oi, me deixa. Hajya watubonye Mukatana kwaje kwa purasha ugiye birase kugiye ko maze kugiye usanzwe gusinya Iba byanjye bikiri twaze namara ntanagiye ibikize izi ngiye kumva rero byago tuvuye rwose mu mwana musigaye munyize nese ubundi ubafatisha ikibazo bose mbona bakwemera yabakanyana urebe bamutumye asukuta oya reka nze kumbwira abakobwa n'abana boroshye rwose sinzi ikibazo ufite aho ntabwo nakwemerera akavuga kase oya reka nze kumbwira ya abakobwa baroroshye ura nka rusi nishiye urase kumwinjira byakunaniye si uruvuga rusi nyine rusi nyine rwose umuriki ikintu ushaka kirenze ku bwiza bwe ni iki ibyo ndabyumva nyine reka nkubwire njye urabona mu ishuri bafata nkaho nyine umuntu bawo gucecetse ariko nkakanya n'ababona kandi wowe mbona ufite n'amahirwe mani uraho kuba abana bakwiye ngo basobanurire bagite hano wakabafata wowe ubone kubibona njya kuvuga ibindi bagahita baceceka mbase nyine hari ibanga mani hari ibanga ura wakoresha ndabagondera ubundi ikibazo cyane bikinareka nuko umuntu ababwira ibintu ubu numara gufatisha ntuzamenya yuko ari njye ubundi ahubwo ibyo kiri abana beza kandi boroshye bari abantu si bose bwana mbwirwa n'ubusobanurira imibare nyine mbwira wabona ubu ntiwakora kuri ruzi icyo kibazo cyane ubwo nabitinya mwese ukora uramutinya ariko umukozi wo muri ubwo se nyine mbwira ntaza rwose ushaka nagukoreho urumva rusa ari uzagukora uza nyine ko twavuganye kugira kumbwira ko nabigenza ubu bigire ushaka mwana ushaka ntabwo ntagufatira umwana mu maso amubwira nyine ko umushaka twaje dariyo noneho nyine akaza yahageze nyine uramuganiriza biseriye nkaho utitaye ko muri abanyeshuri umuzanye mu by'amasomo amazi kenshi ko twahura ariko bitewe n'amasomo bikagenda byanga uburyo se cyamvumbura cyangwa uri no kunshuka mbega umuntu ndimo ngira inama ariko mwana ndabishaka nuko wenda mfite n'ubumenyi buke ko ndabikeneye ukimba ari ukumukubitaho gutya ukabona agahita aza uri mu buganizi ukagira gutya ugakubitaho rimwe gutya ugasa nk'ubuze ukuntu ntabwo amenya ntabwo abyitaho cyane ikomeje ugataki ukamukoraho gutya ukibera gutya ubwira utabyitayeho n'uri gupfa ubusa oya buriya ukoze atabyitayeho ntarwara ariko iyo ukozeho gukoraho bwa mbere akabigiraho ikibazo kongera ntakuka wati ibintu bisanzwe nta kibazo kirimo rwose ntugatange uko nguko ugenda umukoraho umwegereza gake ese ukuntu atinyaga akanyana buriya umukobwa wese utarakoraho abakobwa mbona tura amaso y'imineke imana tujya gukora abona nyine bari kuba ikintu cyakamo ni amasomo gusa mbega barashaka kwirebera amasomo ubwo se impamvu abashaka amasomo gusa nuko ariyo njyana waba wamushyizemo ushobora no kumushyira mu yindi njyana nayo akagenda
kuriya bari bakumbuye amanota n'ibindi nze nkubwiye wowe panga kwa gatanu y'umugoroba uzahora umunsi kwa gatatu umunsi w'ibyo kwa gatanu kandi kuko tuzatwasoje ibintu bizatwa twize mu gitondo none numara gupanga nawe kwa gatanu uzahora mu kigo nk'aha kuri mayipasi rwose twari kwa gatanu ngaha wanatuye uzagenda umwitegure hasi muganire umukore hari kumutinyuka umukore ibintu byanyu byo gushingira abakobwa kandi narababwiye muri abado si ibyo so naturuhereza se dore hari undi muntu nabibwiye nawe kagaya n'abakobwa ngo yawe ukikiri cyane wowe uzagenda ubwo no kwivuga biramutse bibiresha ntabwo n'akantu ahubwo inama niyo ngiye ese narakutambwiye urushubuka se urushitse obiya ufite tekinike nyine yihari yego ntayirirekera yuko nanjye nabyumvise urasobanura niko ikigo nyagise hari kuko n'akanyagi zisanzwe hari icyo utabona nayo ujye ufata usigura ngahe ku buryo ari ikintu watangaye akangizo ntabwo njya menya njya n'inywera iyo nakabije n'inywera ahubwo ni uko mbona akantu ka piribusi bamwe bari kwiranguza naho ubundi bisanzwe ujya mu badufite wabona ubona amafaranga ukajya kugafaranga hano mucyo nabi rwose uransize rwose sha nawe mwana inama ni bwo ubwo ikizima zakubyindisha ahubwo aho ubundi bityo uzabikuruguruka numva twazagera igihe umuntu akwiyegereza kuri nta kintu urabona ushobora kubimubwira gato ariko se mwana yaba akanyana ntakwaje kwakurayo nyine nta birenze ibyo uzi umukenya ariko kugeza hano nyine nk'uriya munsi watugora hari agakino ugatinya ugafata umukobwa ukamufata amaboko ahubwo se iyo amaze kumenya ese ubwo ntabwo wumvaga ko abantu bakureba ubundi iyo amaze kukumenyera noneho aragufata ntabwo ukimufata erega nawe ndabyumva wabishaka muri akanyana mana aza agakino ariko barana n'usi ukamujyana n'umwana agakino yakamenyera oya ariko wavuga amahirwe dufite ntitugomba kuzayitesha nuko nabonye rusi maze kumenyera kane rusi ni umukobwa mwiza byatashye reka nizamuke ariko nyine ikintu nari nyumvaga kuwa gatanu usanga inama mugirira ni oya ntabwo ari agaciro iyi nama ni cyo nzamenya ko byaba rwose ariko rero byatsi sigira ashaka ibigoye birimo ariko se ibintu utagiye kumenyera ubwawe usimaze gusinyira gatatu kuko se ariko nabwo ntutazanabisinya byari icyo kuba dufitanye ikigahunda twajyanye hariya mu kabari rero yarabwiye umuntu w'umugabo akubwire ngo uvayo mukubwire ubwenge muri asaya nabyo bikaba bikaze gusa ariko nyine ndaza nsize nta kuntu none yageze imbere cyane ibi byose cyane kigenda mu buzima bw'ingaruka bijyanye uracya nka buriya ko mbona urahasura amashuri ariko se ni igikofu